urama igihumbi ningufata umunyonzi mwiza bisaba uburambe. Ako mwabonye outfit bambaye neza cyane. Happy birthday to you, Madame Titi. Bahaye ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese, bahaye ikaze by'umwihariko wowe wakoze subscribe kugira ngo zino nkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bibageraho neza cyane. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Nguhe ikaze wowe ukunda Nyambo Jessica, nguhe ikaze wowe ukunda Titi Brown, mbahe ikaze mwese mumererwe neza cyane. Hari abantu benshi bajya bibaza ngo abastari kubera iki ese kubera iki babaho kuriya. Ni byiza ko tubagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye ariko zivugwa ku bastari. Abastari benshi twavuga ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza urukundo rudasanzwe hagati ya bombi. Abastari benshi bakomeje kugaragaza urukundo hagati ya bombi, aho umwe agira gutya agakorera mugenzi we surprise. Benshi babyibazaho, rimwe na rimwe bakabyibazaho mu buryo bugiye butandukanye, aho bavuga bati ni ukwibonekeza, abandi bati buriya hari ibyo ari kumushakaho. Niko bigenda. Abastari benshi rero murabizi ko bakunda gukundirana kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe nyine usanga ari bwo buryo bwiza kuko babasha gusabana bagahuza ibikorwa byabo, aho akeneye support kuri mugenzi we akayibona vuba byihuse. Byakugora kubona umusore ushobora kugira gutya agakunda umukobwa ariko akamusohokana nk'uko Titi Brown yabikoreye Nyambo. Ntabwo bisanzwe ko abasore benshi barambagiza abakobwa akagira gutya akavuga ati ariko reka musohokane. Rwose mu by'ukuri ni gake cyane gashoboka. Ntibinagutangaze ko na Titi Brown ashobora rwose kutabikorera umukunzi we nyirizina, ariko avuga ati Nyambo ni umusitari mugenzi wanjye, nshobora kumwaka support muri buno buryo, reka noneho ngire gute musohokane. Biravugwa ko abasore benshi iyo bakunze abakobwa, iyo bariho barambagiza abakobwa, rimwe na rimwe nyine usanga ari ibintu byo kumunwa gusa, amubwira ati ndagukunda, undi nawe akamwikiriza, bagapanga ubwo buzima bw'urugo gusa, ariko kuvuga ngo afashe umwanya wo kumusohokana, afashe umwanya wo kumujyana ahantu henshi hari ibyiza nyaburanga, by'umwihariko nka hano Nyandungu Titi Brown yasohokanyemo Nyambo. Nyuma y'uko Nyambo yaje kugira anniversaire, noneho Titi agira ipfunwe ry'uko atigeze agaragaramo ndetse na bagenzi be, aravuga ati noneho ngiyewe nzamukorera surprise nyuma mwereka ko nanjye nawe namwishimiye. Yarabikoze, ahitamo kubwira Nyambo ati tuzasohoke birumvikana. Murabona udufoto twagiye twerekana hano kuri thumbnail twerekana uko bari mu muhanda, amafoto atandukanye, Nyambo atwaye imodoka, mugenzi we nawe ari kugenda afata kamera, bivuze ngo bari babikoze nk'aho ari bo bonyine nyine, avuga ati ibyo byose mushimisha. Baragiye bagera Nyandungu, nuko batangira kujoyinga, batangira gutembera kiriya gice nyaburanga. Bigera ubwo nyine birumvikana bakoresheje utugare dutandukanye tw'ubwoko butandukanye, umwe agenda kuri kamwe undi agenda ku kandi, bafata udufoto dutandukanye. Bagera ubwo noneho basa naho bagana ku musozo. Urumva umuntu wakoze siporo gutyo, Nyambo ati rero inzara iranyishe. Titi rero urumva igikorwa cye cya surprise cyari kigezweho, aho noneho yahise amubwira ati noneho tujye muri restaurant, tujye gufata ikintu cyo kuruhura umutima cyo kurya. Baragendera bakigera muri restaurant, Nyambo yicaye, undi nawe ari kumushutinga, bategereje gukora commande y'ibyo bakeneye. Umusore n'abakobwa bangahe harimo umumeri barinjiye baririmba. Umukobwa rero agwa mu kantu arumirwa aratangara,
bamuha nyine ibyishimo, bamuha umunezero, araseka aranezerwa, buri umwe avuga uburyo yifurije Nyambo anniversaire nziza. Nyambo nawe agira icyo abivugaho. Bamuhaye rero impano zitandukanye, harimo ururabo, murabizi abakobwa bakunda indabo, ndetse banamuha n'ifoto nziza cyane bigaragara ko yakozwe n'umuhanga, ntabwo ari ifoto isanzwe yafotowe na appareil photo, ahubwo bigaragara ko ari umuntu wayishushanyije. Iyo foto rero nayo yamubereye nziza cyane, arishima, yes arishima rwose, ubona aguwe neza. Mu by'ukuri rero abahanzi benshi cyangwa se abakinnyi b'amafilime, by'umwihariko Titi Brown muzi ko ari umubyinnyi mu ndirimbo zigezweho, akaba rero yarakoreye Nyambo surprise bwa mbere yo kumuha ibyishimo, yo kumwibutsa ko nubwo muri anniversaire ye atabonetsemo ariko yashoboraga kugira icyo akora. Titi Brown ni umusore ukunzwe n'abatari bake, ariko ntitwabura kuvuga ko mu bihe byashize yigeze guhura n'ibibazo bikomeye, ajya muri gereza amaramo imyaka igeze kuri 2 mu by'ukuri, ariko aho afunguriwe abanyarwanda baramwakiriye, aba ku bitangazamakuru, aba mu basitari bagenzi be baramwakira, bigaragara ko ari umusore ufite urukundo rudasanzwe. Ariko nanone nimba uri kubyumva neza, we na Nyambo bavuze ko bakundana mu buryo busanzwe bw'akazi, ntabwo bakundana mu buryo bwo kuba umwe yazaba umugabo wundi cyangwa umwe akaba umugore wundi, oya siko bimeze. Gusa icyo nshaka kukubwira nuko abasitari benshi bino bintu barabikora bagatungura bagenzi babo, ariko bijya bigorana nk'uko nabikubwiye ko rwose ashobora gufata umuntu w'umukene akavuga ati uyu muntu reka uyu munsi nereka abantu ko uyu muntu muhaye ibyishimo. Ni gake gashoboka, ariko usanga nk'uko twanabivuze abakobwa bakundana, by'umwihariko ateganyaho kuzabana nawe, murabizi aya mashusho ntabwo tuyabona ngo ubone umusore yasohokanye n'umukunzi we bagende bafata ubwo buzima. Abenshi tubabona batera ivi, twagiye tubona nka Clarisse Karasira bamuterera ivi, ariko ntabwo twabonye basohokanye ngo bafate tuno tugare bafate se, oya ntabwo bikunze kubaho. Benshi ushobora ku ruhande rumwe ushobora no kubyibaza ukavuga ngo ese ni ukubera iki wa mugani ubu nta project ufite w'umukobwa runaka ukamusohokana, cyane ko nk'uko ndi kubibabwira bikunze gukorwa ku basore n'inkumi, aho umusore agira gutya rwose akavuga ati uyu mukobwa reka musohokane muri buno buryo. Bivuze ngo hashobora kuba hari n'ikindi wenda cyaba gihari cyihariye twe tutabasha kumenya mu ijambo rimwe. Nyambo rero umukobwa ukomoka hariya mu ntara y'Uburasirazuba, umukobwa ufite amateka, twavuga ko harimo ameza harimo n'amabi. Ibyo ni ibintu buri wese ashobora guhura nabyo, cyane ko ari umukobwa umaze gukundwa n'abantu benshi, ariko mu mateka ye yivugiye ko ari umuntu wahuye n'ibibazo, cyane avuga ati nagize ibibazo by'imyigire mu kwiga kwanjye, nahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye by'uburwayi, sinabasha gukomeza amashuri yanjye, ariko ndi umunyamugisha, ndi impano y'Imana, ndi urukundo, ndi umuntu udasanzwe mu muryango wanjye, barishima, mama wanjye aranezerwa. Ni umukobwa ufite igikundiro hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ni umukobwa umaze kwigarurira imitima ya benshi, ni umukobwa mu by'ukuri nawe ushobora kugira inshuti, ni umukobwa nawe ushobora kuvuga uti kuba inziranye na Nyambo byaba ari ibintu by'agaciro cyane. Ni umukobwa ukora byinshi bitandukanye, by'umwihariko akina filime zitandukanye, kandi urabona ni umwana muto mu mihanda ya Kigali, imodoka arayitwara neza, mu gihe yigeze kuvuga ko mu by'ukuri ageze i Kigali ikintu cyamugoye cya mbere ari ukwambuka imihanda yaho, ariko amateka nyine agenda ahinduka. Ari nabwo tukubwira muri iyi nkuru, nimba nawe ufite agahinda, nimba ufite umubabaro, nimba ufite byinshi bikugora muri buno buzima, reka nkubwire ngo bishobora guhinduka hamwe no kwizera Imana, kuko byose n'Imana ibitanga
kandi nta ufite urukingo rw'uko atagira ubuzima, ntabwo bibaho. Gusa amahirwe dufite hano ku mbuga nkoranyambaga ni ukuyakoresha. Abasitari benshi rero barakundana, ariko rimwe na rimwe bijya bigorana kugira ngo mu by'ukuri bafate umuntu akaboko. Nimba niho mvuga kino kiganiro umaze kumva ko hari benshi wasabye sapoti, by'umwihariko abasitari, no kumufatisha bikagorana, ariko uyu munsi ndakubwiza ukuri, iyo wateye intambwe ukagira utuntu twawe usanasana, batangira kuguha ijambo, batangira kugukunda, nawe bagusohokana n'aharenze Nyandungu, kuko ndabizi neza ko iyo ukiri underground cyangwa se uri umuntu utaragera ku kintu runaka, ntago bakunze kugutega amatwi. Ariko iyo ugeze aho nawe ushobora kuvuga uti uru rugero ngezeho ni rwiza, nawe ubwawe ubona ubyishimiye, nabo batangira kukumva. Kubona Titi Brown afata amafaranga akavuga ati mbo tuzagenda gutya, tuzakoresha aya mafaranga, byose akabibara, kuko hariya muri Nyandungu paka, kiriya gice cyiza cy'ubukerarugendo kiri Nyandungu, ntabwo kijoyingamo gusa, urapesa, utanga amafaranga, noneho ariya magare ukayajyaho, kuko ashobora gusaza bakazagura andi n'amafaranga. Of course birumvikana, yarekuye amafaranga, ategura bariya abantu, byari byose yarayashoye, ziriya ndabo zirategurwa, amafoto arategurwa, iriya fotodom niyo ndiho mvuga yamuhaye nk'impano, birategurwa, ibintu bakoresheje muri resitora byose. Urumva ko mu by'ukuri hari amafaranga menshi yarekuye kuri uyu mwari mwiza witwa Nyambo, kugira ngo amuhe ibyishimo. Reka tubwire abasitari, nimba mukorera n'abasitari bagenzi banyu ibyiza, uza no mu cyaro, utungura abantu, utungure nk'abantu bo ku musozi gutya, uvuga uti umwaka wa mituweli urageze, hanyuma ubaho ubuzima, ubaho ibyishimo. Mu by'ukuri twubake u Rwanda runejeje, ruteye ubwuzu nk'uko Nyambo atera benshi ibyishimo. Ube umugabo mwiza, ube umusore mwiza, ube umubyeyi mwiza, ugira ubutwaro, ugira urukundo nka Titi Brown, ibintu byose bigende neza. Reka mbashimire inshuti zanjye, impamvu mbavugaho nuko nanjye mbakunda kandi mbafana, ni beza, ndabakunda cyane, nkunda Nyambo, nkunda Titi Brown, ndabakunda kandi nkunda n'umuntu wese ukurikira urubuga rwacu, urubuga rukiri hasi cyane, ariko hamwe no gufashwa n'Imana, nawe twakugiriraho umugisha. Mbashimire cyane, mbifurize amagara mazima. Nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana